abantu benshi bakunze kumbaza ngo nibasobanurire icyo aka kantu kavuze. Aka ngaka abantu benshi bakunze kukabona bakibaza ngo kamaze iki, kamara iki. Aka kantu rero bakita Meta AI. Mbere y'uko mbasobanurira icyo kamaze cyangwa n'icyo gakora, wowe utarakanda subscribe, like, share ndetse na comment banza ukandeho kugira ngo hatazagira akantu kazongera kugucika. Uko nk'uko mubizi mbazana utuntu tw'ubwenge twagiye saza. Bakita Meta AI. Kunze kukabona kuri telefone nyinshi, n'umuntu utarakabona kuri WhatsApp yiwe ubwo amenye ko afite WhatsApp itari update, ariko umuntu wese updatinze WhatsApp ye agomba kugasangaho. Rero bakita Meta AI. Abantu benshi twari tumenyereye iyo bita ChatGPT, ariko noneho bakazanye kuri WhatsApp, ntibikiri ngombwa ko ujya kuyishaka nka application kwayo muri Play Store, ahubwo bakatuzaniye kuri WhatsApp. Mu kinyarwanda rero ni nk'ako twakita ubwenge buhangano. Ubwenge buhangano cyangwa se Artificial Intelligence mu ndimi z'amahanga. Iyi Meta AI rero abantu benshi bagiye bama komenti ngo uzatubwire icyo kamaze, uzatubwire ubundi kamaze iki. Abandi bakambwira bati twatinye kugakoraho, njyewe natinye kugakoraho. Ariko ni akantu keza kandi k'ubwenge, ari nacyo ngira ngo uyu munsi mbasobanurire, mbabwire n'icyo kamara. Aka kantu rero cyangwa se iyi Meta AI nk'uko yitwa nyirizina, uyu munsi ndakubwira ibintu byinshi ikora. Ni uburyo ki batuzaniye budufasha gusobanukirwa cyangwa budufasha mu bintu byinshi bitandukanye. Reka tugende n'abatindiye, reka dukandeho turebe ngo ubundi kamara iki, gakora iki, kamaze iki. Hari n'ugakoresha atazi icyo bari kugakoresha cyangwa icyo kamara. Twagiye tugakanzeho sasa. Iyo ugakanzeho ubundi urabona njye kubera nagakoreshaga niyo mpamvu muri kubonamo ibi ngibi, ariko ubundi iyo ugakanzeho, ukimara kugakandaho ubundi iyo ukimara kugakandaho ubundi kaba kameze gutya. Nugakandaho buri wese ahita asanga kameze gutya. Harimo rero utu tubazo twinshi. Utu rero ni utwo baba bagerageje kukwereka, ushobora ni nk'urugero bari kuganira example baba bari kuguha y'icyo ushobora kugera gute kugakoresha cyangwa imwe mu mimaro yako. Iyi ngiyi abantu benshi hari ugakoresha akavuga ngo jyewe ngo ndagakoresha nkakaganiriza kakambwira tukaganira, voilà, nabyo nibyo. Ariko ubundi iyi Artificial Intelligence cyangwa se iyi Meta AI ikintu idufasha mbaye nk'urugero, ubundi iyi ni parite cyangwa se ni igice gitoya cy'iyo bita ChatGPT. ChatGPT rero ni iki? Ni application yaje idufasha nk'ababyeyi bafite abana cyangwa n'abanyeshuri, cyane cyane ikoreshwa n'abanyeshuri. Umunyeshuri ushobora kuyiha nka homework baguhaye ikayigukorera rwose. Ushobora kureba ibibazo baguhaye ku ishuri ukabishyiramo ukayibibaza ikabigusubiza rwose. Iyi Meta AI ni nziza cyane ku muntu wese, ku kibazo nawe ubwawe usibye n'abanyeshuri ni iki, nawe ubwawe mu kazi no mu buzima busanzwe ushobora kuba ufite ibibazo wibaza ukavuga ati ubundi hari ibyo ntasobanukiwe. Iyi Meta AI rero ikizagufasha ni iki? Reka nguhe urugero. Nk'ubu reka tuyibaze ngo ni ikihe gihugu kinini ku isi, irahita idusubiza, ikora byihuse. Tuyibaze ngo what is a largest country in the world. Turebe. Abonye
ihita igusubiza rwose mu bintu byihuse. Largest country, ngo Russia is the largest country in the world, covering approximately 17.1 million square kilometers, which is about, mbese nyine ihita igusubiza ikagusubiza byose. N'ikindi kibazo cyose wayibaza, reka wenda tuyibaze ngo ninde perezida wenda w'u Rwanda, urebe. Ni urugero ndi kuguha, wibaza ikibazo cyose wumva wifuza. Who is president of Rwanda? Wabonye ese dusubiza. Paul Kagame is the president of Rwanda, a position he's held since March. Urabona ihita igusubiza rwose, ikagusubiza kandi ibibazo byose ikabigusubiza neza. Ubutaha nzabigisha uburyo ki ushobora no kuyikoresha noneho iri muri chat GPT, ariko ni uyu mumaro wa Meta AI. Buri muntu wese ajyaga yibaza ngo imara iki, ikora iki, ni uyu mumaro wayo. Ushobora no kuwibwira ati wenda nkorera ifoto, nabyo irabikora rwose, ikagukorera ifoto y'ikintu ushaka ikakigukorera. Wenda kanguhe mu rugero, make cartoon with name Dante vibes in background. Umva iragukorera, nta kintu itagukorera. Icyo ugiye uyisaba cyose irakigukorera. Rero rwa rugero ndi kubaha, nawe uramutse ufite ikindi kibazo cyangwa icyo wumva wifuza ko yagukorera, Meta AI irakigukorera rwose. Niwo mumaro wayo. Asante, kari akagaruka kuri Dante Vibes. Murakoze cyane, ariko niba aka kavidewo kagufashije, wajyaga wibaza ngo ubundi kano kantu kamaze iki, n'abatinyaga kugakandaho, n'uyu mumaro wako. Ntugende rero udatampaye komenti, n'akandi kantu nazabakorera ubutaha. Kandi aka kavidewo niba kagufashije ugasharinga no ku bandi. Asante, hasta la vista.